isi yacu yuzuye amakuba, isi yacu yuzuye ibyago, none natwe turaterwa tukitera. Ibisigaye no gukomerera mu mwami. Tumaze iminsi tuganira ku biganiro bitandukanye, ku mabaruwa menshi n'amatangazo menshi. Tumaze iminsi twumva ngo y'umurimo mu itorero ryacu rya ADEPR cyangwa se mu itorero ry'Imana rya ADEPR. Abapantekote bamaze iminsi bafite ibigeragezo byo kumva amatangazo ahwihwiswa y'ibiganiro, ariko ntabwo ari byo. Icy'ingenzi Uwiteka ashaka kuri twe ni ugukomerera mu mwami, kandi uwamaze gukomerera mu mwami ntahindurwa n'ibigezweho. Uwamaze gukomerera mu mwami ntahindurwa n'amagambo bamuvuze. Amagambo arimo aravugwa cyane, umurimo w'Imana. Satani atugabamo ibitero, natwe tugatera bagenzi bacu, tukirirwa dutukana, tukirirwa dusebanya, tukirirwa duterana amagambo. Imana urimo ibibazo, social media zirimo ibibazo bikomeye, amatiku yabaye menshi, abantu bari gushinjanya ibyaha, abantu bari gushinjanya ibiriho n'ibitariho, bari gusebanya, abantu bari kurwanyana, abantu bari kwangana, abantu bari kugaragaza urwango ku buryo bugaragarira amaso. Bene data, turahihirikana gukora ibyaha, turarwanya umurimo w'Imana. Umuntu yerutse kunyandikira arambwira ngo iryo herekwa wagize ntabwo ari ryo, atayo masaha ntabwo ari amasaha yo kwerekwa, ngo saa saba z'ijoro ngo ntabwo umuntu aba arimo yerekwa. Ndeka nkubwire mwene data, urarwaye kandi urwaye mu bugingo. Urarwaye mu bugingo mwene data wavuze iriya komanteri. Nagira ngo nkutangarize ko urwaye, ukwiye amasengesho ari wowe, ukwiye gusengerwa. Saa saba z'ijoro ngo ntabwo ari yerekwa, ngo ntabwo ari Imana muba muvugana, ngo ni ibindi uvugisha. Ndavugana n'Imana na saa sita z'amanywa navugana nayo, biterwa n'uko yaguhamagaye. Ariko bakiyorosa izina rya Yesu, bagakora ibizira, bakangana ku buryo bugaragara. Bibiliya iratubwira ngo gusebanya, nyamara bashyushya inkuru bakanasebanya. Umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ntabwo bazinjira muri icyo gihugu. Nta munyamagambo uzinjira mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu Pawulo abwira Abafeso, yarababwiye ati bene data bakundwa, ibisigaye mukomerere mu mwami. Ngiye kubasuhuza bakunzi ba Comrade TV, tubifuriza amahoro y'Imana, tugira tuti mukomeze mugire amahoro kandi mukomeze mugubwe neza, mugire ibihe byiza aho muri hose. Mu bihe bibi mujye mwihangana, mu bihe byiza mwishime, mushime Imana. Turi mu bihe bitoroshye bigoye cyane cyane ku bagenzi bajya mu ijuru, ariko mukomere mushikame. Ejo bizagenda, niba uyu munsi atari byiza, ejo hari icyo Uwiteka yakora mu buzima bwawe. Imana yacu rero ikomeze ibaho umugisha. Ntabwo turi buvuge menshi kuko uyu munsi turagira ngo tubakire mwese abari kuri kamera za Comrade TV bakurikiranye ubutumwa bwiza, bari kuri screen za telefone zabo. Ni ukuri uyu munsi Imana ibaho umugisha. Turabakiriye abari mu mpande enye z'igihugu cyacu, hari abari mu mujyi wa Kigali dukunze gukoreramo, hari n'abari mu bihugu bitandukanye bidukunda, hari abari mu Burayi no muri Amerika, ndetse abari muri Aziya baradukurikirana, Afurika y'Epfo, Afurika yose, mu majyaruguru Afurika hose n'uburengerazuba bwa Afurika, ndetse n'uburasirazuba bwose baradukurikirana cyane. Tuzi neza ko bajya baturamutsa badusuhuza. Tubifurije amahoro y'Imana. Hari abantu benshi bamaze iminsi bafite ibyifuzo byo gusengerwa, nibakomeze basenge kandi bashyire ibyifuzo byabo imbere y'Imana. Nugira icyifuzo ngiye kongera kugufasha, ujye ugifata ucyandike ku rupapuro, ubwire Imana icyifuzo cyawe. N'uyu munsi mbikubwiye ngo ujye ushyira icyifuzo cyawe ku rupapuro, ucyandike, ugishyira ahantu, ubwire Imana uti Imana, uru rwandiko ndushyize aha, icyifuzo kiriho niki, ahantu hiherereye kidacokozwa buri kanya. Nanjye nzahora ndi maso, dufatikanya gusenga kugira ngo turebe ko Imana yaca iyo migozi iboshye umuryango wawe, turebe ko Imana yaca iyo migozi ikuboshye nawe ubwawe, turebe ko Imana yaca uwo mugozi w'ubukene, igaca izo nyatsi zikubuza amahoro. Ibyo byose biguhiga, Uwiteka nawe agatangira kubihiga kuko twabimweretse kandi yamaze kubyakira. Imana ibaho umugisha cyane. Rero bene data, turabakiriye mwese, nimukomere nimushikame. Urugamba ruracyari rwa rundi, nuko Uwiteka adushakaho ko dushikama, nuko Uwiteka adushakaho ko tuba maso, nuko Uwiteka adushakaho ko tumwegera, nuko Uwiteka adushakaho ko tugendana nawe. Imana ibaho umugisha. Ni karibu mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Uri Uwiteka ugira neza, uri umunyamaboko, uri umunyambaraga,
uyu mugoroba w'uyu munsi tugushimiye ijambo ryawe utwemereye ko twumva, udushoboze kugira ngo rigire umumaro kandi rishore imizi kugira ngo twere imbuto z'abana b'Imana. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye mucunguzi wacu Yesu, amen. Imana ibahe umugisha cyane, Imana ibagirire neza. Ndakangurira bene data gukunda ijambo ry'Imana kandi mukunda ubutumwa bukomeye bwo mu Mana. Ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana burakomeye. Ubuhanuzi duhura nabwo muri no minsi, abantu benshi bumva bakumva ijambo ngo bwoko bwanjye, bumva bakumva ijambo ngo Imana iravuze, bumva bakumva ijambo ngo Uwiteka yantumye ibi. Niko biri, ariko twumve n'ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Niko yarivuze uyu munsi kugira ngo muryumve. Ibisigaye bene data ni ukumva ijambo ry'Imana, ni ukumva ijambo ry'Imana. Dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso ibice 6 umurongo wa 10, turasoma tugeze ku murongo wa 13 dusoze. Nayo magambo gusa tugiye gusoma. Twakomeje, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka b'iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana itugirire neza. Ngaya magambo y'Imana kuri uyu mugoroba, nk'uko Imana yashatse kumbabwira. Iri jambo ni ijambo rikomeye. Ubwo nari nicaye ntekereza, ubwo twari twicaye tuganira, turi kumwe na bene data, twari kumwe mu kanya, numvise iri jambo, ibisigaye bene data mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Ibisigaye banyarwanda mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Ariko iyo umuntu agukomeza nuko ababona ko hari ikibazo cyaguhungabanya. Ijambo ry'Imana ntirijya rivuga ibintu ritareba imbere. Ijambo ry'Imana ntirijya rihubuka ngo rivuge amagambo y'amatagaragasi. Imana ntijya ivuga amatagaragasi, ivuga ijambo ry'umumaro, ivuga ijambo rihindura, ivuga ijambo rikiza, ivuga ijambo ryomora, ivuga ijambo rikomeza, ivuga ijambo ritanga, ivuga ijambo rigabura, ivuga ijambo rikiza indwara. Imana itugirire neza cyane. Ibisigaye ni ugukomerera mu mwami. Tumaze iminsi tuganira ku biganiro bitandukanye, ku mabaruwa menshi n'amatangazo menshi. Tumaze iminsi twumva ngo y'umurimo mu itorero ryacu rya ADEPR, cyangwa se mu itorero ry'Imana rya ADEPR. Abapantekote bamaze iminsi bafite ibigeragezo byo kumva amatangazo ahwihwiswa y'ibiganiro, ariko ntabwo ari byo. Icy'ingenzi Uwiteka ashaka kuri twe ni ugukomerera mu mwami, kandi uwamaze gukomerera mu mwami ntahindurwa n'ibigezweho. Uwamaze gukomerera mu mwami ntahindurwa n'amagambo bamuvuze. Amagambo arimo aravugwa cyane, umurimo w'Imana urimo ibibazo, social media zirimo ibibazo bikomeye, amatiku yabaye menshi, abantu bari gushinjanya ibyaha, abantu bari gushinjanya ibiriho n'ibitariho, bari gusebanya, abantu bari kurwanyana, abantu bari kwangana, abantu bari kugaragaza urwango ku buryo bugaragarira amaso. Ariko bakiyorosa izina rya Yesu, bagakora ibizira, bakangana ku buryo bugaragara. Bibiliya iratubwira ngo gusebanya, nyamara bashyushya inkuru bakanasebanya. Umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ntabwo bazinjira muri icyo gihugu, nta munyamagambo uzinjira mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu Pawulo abwira Abefeso, yarababwiye ati bene data bakundwa, ibisigaye mukomerere mu mwami. Ntabwo natandukana namwe ba Efeso, nababwiye ngo mukomerere mu mwami. Itorero ry'Imana ni mukomerere mu mwami. Itorero rya Kristo yacunguje amaraso, ni mukomerere mu mwami. Yamennye amaraso ku musaraba i Golgotha ku bwacu, yayamennye ku bw'ubusambanyi bwacu, ayamena ku bw'ubujura bwacu, ayamena ku bw'urwango rwacu, ayamena ku bw'ubwicanyi bwacu, ayamena ku bw'uburiganya bwacu, amena amaraso ku bw'ibyaha byose byari bitwizingiyeho, kugira ngo tugirirwe imbabazi z'ibyaha byacu, tubabarirwe.
ntabwo abantu batekereza ku mbabazi z'Imana, ntabwo turimo gutekereza ku rukundo rw'Imana, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo Yohana yitegerezaga yari mu iyerekwa ari ku kirwa cy'Ipatimo, yumva ijwi riramubwira ngo witinya Yohana, wirira, intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje, igishyitsi cya Dawidi aranesheje, araje arabapfiriye. Ijambo ry'Imana rirabyerekana neza. Twabonye uwadupfiriye atuvana aho twagombaga gupfira. Iyo atagupfira uyu munsi wawishwe n'ibitega bakoherereza buri munsi. Iyo Kristo atagupfira uyu munsi wawishwe na sida, wiyandurishije wowe ubwawe. Uyu munsi wawishwe n'ingumi barara bagucurira bashaka kuguteragura ngo bakubite ibyuma. Amaraso Yesu araza aragukiza. Uyu munsi ufite uburinzi aho ugenda mu mutekano w'Imana. Iyo amaraso Yesu atajya kubaho, nyabingi bimaze kukurangiza. Buri munsi zigabwa ubireba, ibitero bikugabwaho buri munsi. Ayo ni amaraso ya Yesu, ariyo yabambiwe ku musaraba, bambwa ati abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Biradukwiriye ko Abanyarwanda dukanguka tukumva ubutumwa bwiza, nitwe kumva ubuhanuzi gusa ngo twumve ngo ibi birabaye, ngo twumve ngo ibi birabaye, ngo twumve ngo ibi biracitse. Iki twerekana gusa ko dukomerewe, munyamakuru turemerewe, nuko iyo umuntu yumvise ubuhanuzi yihuta kumva, wakihuta kumuhugura ntabyumve. Imana nitugirire neza. Ibibi biratuzengurutse, ibibi biratugose, amakuba aratuzengurutse, ibyago biratugose, intambara ziratugose, inzara ziratugose, ubukene buratugose, inzira ziraturuhije. Ariko abantu ntibarimo gukomerera mu mwami. Nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nta yandi magambo nshaka kubabwira uyu munsi. Ibisigaye ba Pentekote, nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Ntimutembanwe n'imiraba, kuko tudakirana n'ibifite umubiri, ntabwo turwana n'ibifite inyama n'amaraso. Niyo mpamvu umukristo w'uyu munsi arimo kugwa, ntamenye ko yaguye, agakomeza kwiyita umuhanuzi, ntamenye ko yaguye, agakomeza kwiyita umuvugabutumwa, ntamenye ko yaguye. Nuko atarwana bigaragarira amaso. Ararwana n'imyuka mibi ikomeye y'ahantu hakomeye, ararwana n'umutware w'ab'isi, ararwana n'ingabo zitagaragaza umubiri n'amaraso, ararwana n'ingabo adakomeretsa ngo abone ko zikomeretse. Ntamenye ko yatewe n'umuzimu, ntamenye ko yatewe n'umudayimoni wo gusebanya. Umuntu agahaguruka mu gitondo asebanya, agahera mu gitondo asebya umugore, asebya umugabo, agasebya umusore, agasebya umusaza, agasebya umukobwa. Ntamenye ko yaguye, akabyuka mu gitondo agambiriye kugambanira mwene se. Ntamenye ko yaguye, akagira ngo ari mu bigezweho bifite umumaro, ariko yaraguye kuko umutima w'umutegeka kugambanirana. Kuko atarwana n'ibigaragara rero ntabwo amenya ko yaguye. Arakubwira ati ndacyari umukristo, akigisha ukumva aravuga mu ndimi, ntabwo abimenya. Hari n'igihe izo ndimi uzazivuga usange n'iz'abadayimoni uri kuvuga, kuko nabo ntabwo bavuga Ikinyarwanda. Abadayimoni bazi indimi, bazibayemo, barazisobanukiwe. Nyamukuru, abantu ntabwo bajya bamenya ko abadayimoni indimi bazizi. Barazizi kuko barazivuze, igihugu zikomokamo bakibayemo. Ugakanga gusa ngo wuzuye umwuka, wuzuye imirimo ya kamere, wuzuye urwango, wuzuye ishyari, wuzuye inzika, wuzuye umujinya, wuzuye gutukana, wuzuye gusambana, wuzuye kubeshyerana, wuzuye gusebanya. Utagira icyaha cyo gusebya mwene so, utagira icyaha cyo gusebya mugenzi wawe, utagira icyaha cyo kujya ku kinyamakuru nk'iki ngo usebye mugenzi wawe, warangiza ukavuga mu ndimi. Wabwirwa n'icyo zikomoka. Ntabwo urwana n'ibifite inyama n'amaraso. Niyo mpamvu ugomba kuba maso, ukiringira Uwiteka, ukishingikiriza ku Mana, kuko tutarwana n'ibifite inyama n'amaraso. Ntabwo ibyo turwana nabyo bikomereka. Munyamakuru yubwira abantu, ntabwo abo turwana nabo bakomereka, ni abadayimoni, ni ingabo z'ukuzimu, ni ingabo z'abatware b'isi, ni imyuka mibi itagaragaza isura, ntigaragaza inyama n'amaraso. Ntirwanwa ngo uyikomeretse ubibone. Niyo mpamvu iyo urwanye nayo ikagutsinda utabimenya, ahubwo uramuka waguye, ukaramukana umuzi wo gusharira, usebanya, ugambanirana, wangana, utukana, wijandika mu moko, warapfuye, wararangiye.
wibona, wihimbaza, wiyemera, wirarira, wigira icyo utari cyo. Imana itugirire neza. Ibisigaye bene data mukomerere mu mwami, kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ntabwo dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware b'isi bafite ubushobozi. Imana itugirire neza. Turwana n'abafite ubushobozi. Munyamakuru, jya uganiriza abagenzi bababwira uti ibyo turwana nabyo ntabwo mubizi, ni imbaraga zikomeye. Turwana n'abafite ubushobozi, niko ijambo ry'Imana ribivuze. Wewe warangiza ngo akadayimoni ijye nikamagarara imbere, ushingiye hehe? Nikaguhagarara imbere n'ubwibone bwawe gusa, n'ubwiraririzi ufite, ariko mu gihe cyo kugeragezwa uratsindwa. Muri gushyirana hanze, muri gusebanya, muri gutukana, muri gushwana. Bene data bakunze, inshuti z'umusaraba, nimukanguke tumenye ivugabutumwa twahamagariwe, tumenye icyo Imana idushakaho, ko ari ugukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi, kandi dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara no gukomera ku munsi mubi. Umunsi wo kugeragezwa kwawe ukomere, umunsi wo guterwa kwawe ukomere. Nta wundi munsi mubi, ni umunsi w'amageragezwa, ni umunsi w'ibibazo, ni umunsi wo guteraganwa n'imiraba n'imiyaga, ni umunsi wo kwirukanwa mu kazi, ni umunsi wo gukubitwa na mugenzi wawe, ni umunsi wo kwamburwa na mwene so, ni umunsi wo gusebanya na mwene se agusebya. Uwo ni wo munsi mubi. Bibiliya bivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mukomeye ku munsi mubi, mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Itorero nta kindi kibazo rifite, nuko abakristo bari kuriganywa n'umwanzi bagasanga nta ntwaro bafite, nuko abanzi bagabye ibitero byinshi, abadayimoni bamaze gusuka intwaro nyinshi, ariko abantu bari kurwana nabo ntabwo bazi ko abadayimoni bakomeye. Ariko wiringiye Yesu Kristo, wiringiye Imana, muri ino minsi ari gutsinda. Imana urayihamagara gato gusa ikamanuka ikarwana igatsinda, kubera ko aricyo gihe kigezweho. Imana irabizi ko turi ku munsi mubi, irabizi ko turi mu gihe gikomeye, irabizi ko turi mu gihe cy'amakuba n'ibyago, irabizi ko turi mu bigeragezo bikomeye, irabizi ko abanyarwanda bari guteraganwa, irabizi ko abanyarwanda bari guteraganwa n'umuraba n'umuyaga, irabizi ko abanyamahanga baduturanye bari guteraganwa n'imiraba n'imiyaga, irabizi ko turi guteraganwa n'intambara zitandukanye. Izo ngizo iyo tuzivuzeho abantu ntibazitekereza, ariko ibitugerageje ubu ni byinshi. Ikimenyetso kibikwereka ko turi guteraganwa nuko ntawe ukijya mu gihugu tubangikanye uko ashaka, ntawe ugitembera uko yifuza, ntawe ukigenda uko abishaka, ntawe ugitahira ijoro ashaka, ntawe ukirira aho ashaka ku gihe gikwiye. Kubera iki? Icyo ni ikikwereka ngo turi mu minsi mibi, turi mu minsi Satani arimo kugenda arushaho kugaba amashami. Isi yacu yose yuzuye imivurungano, isi yacu yuzuye amakuba, isi yacu yuzuye ibyago, none natwe turaterwa tukitera. Satani atugabamo ibitero, natwe tugatera bagenzi bacu, tukirirwa dutukana, tukirirwa dusebanya, tukirirwa duterana amagambo. Bene data, turahihirikana gukora ibyaha, turarwanya umurimo w'Imana. Umuntu yerutse kunyandikira arambwira ngo iryo herekwa wagize ntabwo ari ryo, atayo masaha ntabwo ari amasaha yo kwerekwa, ngo saa 7 z'ijoro ngo ntabwo umuntu aba arimo yerekwa. Ndeka nkubwire mwene data, urarwaye kandi urwaye mu bugingo, urarwaye mu bugingo mwene data. Wavuze iriya komanteri, nagira ngo utangarize ko urwaye, ukwiye amasengesho ari wowe, ukwiye gusengerwa. Saa 7 z'ijoro ngo ntabwo ari yerekwa, ngo ntabwo ari Imana muba muvugana, ngo ni ibindi uvugisha. Ndavugana n'Imana na saa 6 z'amanywa navugana nayo, biterwa n'uko yaguhamagaye, biterwa n'uko yagukunze, biterwa n'uko yagushatse. Aho uri Imana ifite uburyo igusanga, nanjye aho ndi Imana ifite uko insanga. Jewe igi nansanga saa 4 z'ijoro, ngereyo nkumenera ibanga. Mugabo unyumva, mugore unyumva, sinzi wanditse iyi message ari inde, ariko nagiye nkumenera ibanga. Jewe niyo ngize ikibazo nkajya kuryama nubwo aba saa 4 z'amanywa, nsize akazi karimo. No muri chantier njya kwegama mu nzu, nkagenda nkegama inyuma y'icyumba, abakozi basakuza hariya, nakigama ngasinzira, Imana iransanga. Igitotsi cyanjye ntabwo kiba impfabusa imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Nagira ngo mbabwize ukuri, niyo kibaye impfabusa birambabaza, niyo nsinzira ibitotsi bikaba impfabusa ndababara. Njya ngira umunsi wo gutunganya Imana nyibaza ngo wambabariye. Niki gituma ntari kugira iyerekwa? Niki gituma ntarota inzozi nzima? Niki gituma nta kintu ndi kubona? Saa 7 z'ijoro wowe uba ukirangiza imirimo nibyo, cyangwa ukirimo kubyina nibyo, nibikureba. Ariko twebwe isaha yose tubwiye Imana,
tugera imbere yayo ikaduhishurira dushyizweyo gusa. Ushobora gushyirwayo saa 3, ushobora kuryama saa 4, ushobora kuryama saa 2, ushobora kuryama saa 1 za nimugoroba, saa 7 z'ijoro ry'Imana ikaba iri kunsura. Wowe ukirimo wirukanka mu mamodoka ukora akazi kawe, ntabwo mbikubujije gukora akazi, ariko wirwanye yerekwa ry'Imana, ntuzanarwanya ubutumwa. Ahubwo wowe Imana igusura ryari cyangwa igusura ite? Nanjye insura ryari cyangwa isura ine? Insura gute? Uko insura ni uko yagambiriye gusa, uko igusura ni uko yagambiriye, uko isura uriya ni uko yabigambiriye, uko isura bariya ni uko yabigambiriye. Imana uko ishatse niko ikugenderera. Imana itugirire neza. Bene data, mukomerere mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Reka Imana kugusura. None se kugitwereka twicaranye ku manywa y'ihangu, turi no mu rusengero cyangwa turi mu isoko, kugenda se ugahura n'umuntu Imana ikakubwira ibye. Ahubwo we mwene data ntabwo uramenya gukora kw'Imana. Imana ikubabarire, kandi ndakwifuriza gusobanukirwa gukora kw'Imana, ndakwifuriza gusobanukirwa Imana no kuyimenya. Imana itugirire neza. Nuko dukomerere mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Imana ibahe umugisha cyane, kugira ngo tutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe mu minsi mibi. Imana ibagirire neza. Turi mu bihe biruhije, ariko mutware intwaro z'Imana bene data. Turi mu bihe biri kutuzunguza, mutware intwaro zose z'Imana. Turi mu bihe biri kugerageza itorero, dutware intwaro zose z'Imana. Nta kavugira ubusa ku gasozi, nta nduru ivugira ubusa. Ejo ushobora kujya kumva ayo matangazo aratambutse, nta nduru ivugira ubusa. Ejo ushobora kujya kumva inyigisho nk'iyo iratambutse. Niyo mpamvu mugomba gutwara intwaro zose z'Imana. Niyo mpamvu mugomba gutwara gukomera n'ubushobozi bwinshi mukabihagararamo, kuko tudakirana n'ibifite umubiri n'amaraso. Turwana n'imyuka ikomeye, turwana n'imbaraga zirimbura, turarwana n'imbaraga zisenya, turarwana n'imbaraga z'amapiki. Amapiki arimo kugenda azenguruka arimbagura. Shubundi nabonye ukuntu ipiki igenda irimbura mu murimo, mu gicuku gikomeye. Umurimo w'Imana urimo gusubira inyuma. Abademoni bafite ipiki, baragenda barimbura, bafite isuka baragenda bahinga bajugunya inyuma yabo. Ariko Imana ishimwe ko ibyo bintu twabisobanuriwe mbere yuko bitugeraho. Umurimo w'Imana ugeze ahakomeye, ariko nubwo ugeze ahakomeye Uwiteka turimo aturi hafi kandi agiye gukora imirimo. Kandi aragira ati mube maso musenge, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe ibyo byose bizasohora. Mwarahanuriwe, mwabwiwe ubuhanuzi bukomeye, mwabwiwe ubutumwa bukomeye, ariko mube maso musenge, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nongere mbibutse, ijambo nabwiwe kubabwira niri ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi, kandi mube maso musenge, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe ibyo byose bizasohorera, kuko mutazi umunsi cyangwa isaha cyangwa igihe ibyo byose bizabera, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe muzagendererwamo, kuko mutazi umunsi w'Uwiteka igihe azabasurira. Yababwiye ko azabatemberera, yababwiye ko azabageramo, yababwiye ko agiye kubanyuramo, yababwiye ko agiye kubasura, yababwiye ko agiye kubatambagiramo, akaza akareba abakomeye, akaza akareba aboroheje, akaza akareba abarwayi, akaza akareba abafite intege, akareba abatazifite, akareba abakomeye n'aboroheje, akareba abakene n'abakire, akareba abatunzi n'abadatunze. Yavuze ko agiye kugera mu birabura n'abazungu, yavuze ko agiye gusura aboroheje n'abakomeye bo mu bazungu, yavuze ko agiye gusura ingabo, agasura abapolisi, agasura abantu bose, yavuze ko agiye gusura abategeka b'iy'isi akagira icyo ababaza. Mube maso musenge, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Naho ibyo gupinga no gusuzugura Imana byo mubyihorere, mubishyire ku ruhande bene data. Mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi, kuko ibisigaye nta kindi ni ugukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe ibyo bizasohora. Musenge, 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 nimusenge, nimusenge, nimusenge baririmbyi, nimusenge bakozi b'Imana, nimusenge torero ry'Imana, nimusenge Banyarwanda, Banyarwandakazi, musenge mukomerere mu mwami, kuko mutazi ibyo byose igihe bizasohorera. Ntago muzi umunsi cyangwa igihe, kandi ibyo murwana nabyo ntago mubizi. Murarwana n'ingabo zikomeye z'imyuka mibi ikomeye, kandi idafite inyama n'amaraso. Ibibahiga ngo birimbure ubugingo bwanyu ni byinshi, kandi ibibahiga ngo birimbure ubugingo bwanyu biraje. Ibibahiga ngo birimbure ubuzima bwanyu bibutesha umurongo ni byinshi, kandi biri imbere yanyu, byiteguye kubagusha, byiteguye gusubiza hasi, byiteguye gusubiza mu busambanyi, byiteguye gusubiza mu bwicanyi, byiteguye gusubiza mu rwango, byiteguye gusubiza mu moko. Ibiguhiga ngo bigusubize hasi ni byinshi,
byinshi, ariko bene data mukomerere mu mwami, nicyo gisigaye. Kandi mube maso musenge, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe ibyo byose bizasohorera. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze bane namwe. Imana ibarinde muri uyu mugoroba, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.